curuza kuri pi 0.004 nta na pi irimo. Ni kubona iyi wireless earbuds cyangwa se tuno tu headphone dutoya bari kuducuruza kuri 0.0000850. Muri kubona iPhone 14 Pro Max igura miliyoni irenga y'amanyarwanda iri gucuruzwa pi 0.03. Basuza abakunzi ba Pi Network 250, tugiye kujya muri Pi browser. Ndagira ngo mbereke amasoko amaze kuba yakwiyandika muri Pi ecosystem. Gusa ngira ngo ndabasobanurira buri kimwe cyose. Hari amasoko ajyanye n'ibicuruzwa, hari amasoko ajyanye na e-commerce guhahira kuri internet, hari amasoko ajyanye n'ubukerarugendo, harimo gutwara ngo ni traveling, mu bijyanye n'ubuzima n'ibindi. Iyo tugeze rero muri Pi browser bimeze ikintu ugomba kumenya ko wowe icyo uri gukore uri buze ugakanda hano ndetse ngo explore the ecosystem, urazo hakande. Mbibutse ko ntago ngiye kubibereka kugira ngo muze muhite muhaha, uko muri kubona ngo this is not Pi network app, uvuga ngo ni amasoko aba aragiye yiyandikishaho. Tugendeye kuri mainnet, ni uvuga ngo ahangaha hari mainnet, testnet, commerce n'izindi. Iyo dukanze hano kuri mainnet, aya masoko niyo yerekana ko ari kuri mainnet, kuko muri kubona hano hasi hariho amasoko menshi. Muri kubona hano iyo uzamuye gutya ahangaha ugenda scrolling ugenda ureba n'andi masoko, bakahita bakuzaniramo na map of Pi. Rero komeza dukanda tureba amasoko uko agiye yiyandika, cyangwa se amasoko uko yagiye aba registered. Ikintu ugomba kumenya ni uvuga ngo hari mainnet, hari testnet, hari commerce bijyanye no guhaha, imihahire ya online nyine, ushobora kuba wakuri za mall n'ibindi. Murabizi ko ari amasoko agenda acuruza ibintu bitandukanye. Hari n'uburyo bwa games. Aha rero ushobora no guplayinga game kugira ngo muri kubona ibijyanye n'ama games nayo azagenda yiyongera. Hari NFT, ushobora gukoresha ibyo bita NFT cyangwa se social. Urwo hano bagiye bashyiramo intuza zitandukanye, uburyo butandukanye, amasoko agiye atandukanye. Hakazamo education, ngo ni wemezamo na education, ubwo na education ariyongeramo ibijyanye n'ubuzima, health, bijyanye na traveling n'ubukerarugendo, ugazamo utwazi, kuba wakora traveling mu bihugu bitandukanye, ibijyanye na utilities nazo zitaziyongeramo. Muri kubona ko zose rero iyo ukanze hano uba uzemeje n'ama testnet. Ubwo bisobanuye ko iyo wemeje utu tuntu twose, ubwo hano hose aya masoko abakubiye muri byose wemeje. Ni ukuvuga ngo amasoko ajyanye na commerce, games, NFT, social, education, health, traveling, utilities n'ibindi. Ubwo aya masoko yose urabona ari hano byose bikubiyemo. Bisobanuye ko uko ugenda scrollinga amasoko ayifite e-commerce, amasoko afite ibijyanye na health n'ibindi byose bigenda byongeramo. Tugiye nko kuri, reka ngira ngo hano ikintu mugomba kumenya, ntabwo kubera ko open mainnet itaraba kandi amasoko nakaravuga ko ataraba verified, ntabwo nkubwiye ngo guys gende wituha. Ngira ngo aya masoko uri kubona nditseho mainnet, aya ngaya ushobora kuyahahiraho ukishyura ukoresheje Pi. Ariko n'ubwanditseho open mainnet ni amasoko yo hanze. Mbibutse ni amasoko yo hanze, ntabwo ari amasoko hano mu Rwanda ngo wenda niba guskama uramenya ukuri bure karama.
aho ushobora kwishyura ikintu bigasaba icyo bita shipping. Shipping ni ukuvuga ngo ni ukwishyura amafaranga ya transport, cyangwa se bakagukora transport. niba uhahiye ikintu wenda mu Buhinde hajyaho shipping ikikuzanira mu Rwanda, bivuze ko hashobora kuzamo icyo bita scamming. Niyo mpamvu kubera ko Open Mainnet itaratangira n'aya masoko tutayizera 100%, ntago nkubwiye ngo uze ngo uhite uza kuri Mainnet Payk uhite uhaha, kuko ntago uri muri gihugu cya nyiri iyi market. Nguze kuri World of Pay uhite uhaha, uze kuri Care for Pay uhite uhaha. Bacuruza ni ibintu bigiye bitandukanye, rubona ko harimo ibishinwa n'ibiki, bisobanuye ko ni ibintu byo hanze. Nituza kuri World of Pay urikubona nkanga wagira ngo ino ni game, murikubona ko imeze nka game. Ibi ngibi ntago biri trust 100%, ntago nabiha rate iri hejuru ngo mbwire umupioneer aze ngahahe ngo laptop kuri iri soko. Mu Rwanda ni web gatatu Commerce nyine, ni amasoko akoresha uburyo bwa web gatatu, none ukaba wakwishyura ukoresheje Pay. Ariko ngira ngo kubera ko aya masoko atari mu gihugu cyacu, yego turabireba ni ecosystem iriho, ariko ntabwo bivuze ngo tugende dufate duhahe online guys. Open Mainnet ntiratangira, amasoko ariho muri kubona nka laptop bayikucuruza kuri Pay 0.004, nta na P irimo. Muri kubona iyi wireless earbuds cyangwa se tuno headphone dutoya bari kudukucuruza kuri 0.0000850. Muri kubona iPhone 14 Pro Max igura miliyoni irenga y'amanyarwanda iri gucuruzwa Pay 0.03. Bivuze ko kuba aya masoko arahari nyine, ba nyiri kuyashyiraho bafite ibyo bagendeyeho kandi nabo bafitemo profit. Ahubwo biba byiza nyine ku bantu bari muri ibyo bihugu, nk'uyu mucuruzi akaba umuzi aho akorera, byaba byiza rwose ko wamuhahira nko uba wagura ino iPhone 14 Pro Max ukayagura kuri 0.03. Bishobora kuba ari byiza aka kanya wenda, ariko mu gihe kizaza ugasanga warahenzwe. Nicyo kintu rero cyo kugura mbere ya Open Mainnet. Iyo uguze mbere ya Open Mainnet bivuze ko ushobora kunguka cyangwa se ugahomba bitewe nuko price ntirajyaho. Kandi ikindi guys, bagiye bavuga ko abantu mukoresha Pay mu buryo butemewe ko bashobora kuzabaha penalties, nuvuga ngo bashobora kuzabaha ibihano, gusa ntago tubizi. Ariko habayeho nicyo bita Payfest, murabyibuka, aho rero bari bemera abantu kuba bacuruza peer to peer, guhahirana hagati y'aba pioneer, bakaba bafata amafaranga bakabaha mu product zigiye zitandukanye. Bisobanuye ko peer to peer yari yemewe icyo gihe kuri Payfest, mukamwahaha. Bari kwesiya ngira ngo byamaze icyumweru bakoresha icyo bita peer to peer. Ubwo rero bivuze ko abanyere masoko bagiye bacuruza, kandi habagaho nicyo bita icyo nakwita nka bargaining, kumvikana hagati y'umugurisha n'umuguzi, bakumvikana igiciro, kuko ntabwo biri official. Nta giciro kiri official ngo uvuge ngo leta yabijemo ngo yasetinze price kuri product runaka. Bivuze ko igiciro kigenwa n'uri gucuruza, n'ugura nawe akagena payment ashobora kutarenza, hakahita habaho icyo bita bargaining. Ngibi rero kuri Pay ecosystem, ahangaha ushobora no kuza ugasacingamo. Bibutsa ko kuri PMAP naho twabibonye, twabonye ko na PMAP rihari, ariyo yiyi nayo nayibasobanuriye. Ubwo rero no munsi reka tube tugarukije hano kuri PMAP nawe video narikoze. Ubwo rero mwibuke gukora subscribe guys, musharinga n'abandi video nk'iyi. Pay ecosystem cyangwa explore the ecosystem. Nibuke ko Open Mainnet ntiraba amasoko mu Rwanda, ntago ndi kuyabonaho menshi, kandi ubwo bisobanuye niba tutari kubona amasoko mu Rwanda kuba wakora online buying cyangwa se wakora e-commerce ku masoko atari verified nka za Amazon cyangwa se Tesla. Ngira ngo guhaha ku masoko atari
atari huge, atari manini, nka wenda tuvuge nka Tesla ije ikashyira ikazamo hano, cyangwa se Amazon ikazamo hano, cyangwa se Alibaba cyangwa se eBay, byo byakumvikana n'amasoko yizewe. Ariko aya masoko y'abantu bishyiriyeho biragoye ko nakubwira ngo uze ubayingeho, gusa icyerekana nuko ecosystem kugenda izamuka. Ubwo rero mwibuke gukora subscribe guys, musharinga na video ngi abantu ngibi mbikoreye ndetse ngo explore the ecosystem, niba hariho byo mbikorera. Ubwo rero mugerageza hamwe muzayimureba mumenye amakuru agezweho, kuko nicyo kintu cya mbere, ku cyambere n'amakuru, kandi nizere ko ukomeje kugwa neza. Bifuriza ngereza n'umwaka mushya, nshimira buri mwese ukoze subscribe, ngira ngo mbasabe yuko mwagumya mugateza imbere channel. Imana ibarinde.